uririmba ukibaza tuzajya mu ijuru kureba bari tuzajya uyu muntu arimo arajyayo arimo aravayo tuzajya kureba nera akahita abona bosi wamwambuye arinjiye akahita wanze kumurihira amashuri tuzajya kureba bari oya nk'uko nyine ubivuze nibyo hepfo nyine ari muri Bugande n'abashyitsi bagiye gufata ubwo rero nyine hasi indi modoka irabagonga abashije kuvamo umuntu umwe mu modoka ari muri koma ariko we n'abandi bamama babiri imodoka bagiye hejuru n'ibintu byanze kuvaho n'ubwo ntabwo iravaho nyine byarangiye ubwo rero abandi bari mu nzira nyine bajyayo tukagenda mu gitondo. Ayo rero akaba ari amakuru y'incamugongo cyangwa se amakuru atugezeho mu rukerera rw'uyu munsi itariki 26 aho nyakwigendera Theogene ukunzwe kuba azwi cyane n'urubyiruko ndetse n'ingeri zose ku izina ry'inzahuke cyangwa se umwana wo ku mubumbe. Akaba rero ku munsi wa kane ku itariki 22 aribwo uyu mwene data Pasteur Theogene yahagurukaga mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza ku airport ya Entebbe aho yaraje gufata abashyitsi bari baturutse mu gihugu cy'Amerika, bakaba bari abadamu bagombaga kunyura mu gihugu cy'i Bugande hanyuma bagakomeza bajya mu bikorwa bimwe na bimwe uyu mugabo Pasteur Theogene yarariho ategura mu gihugu cy'u Rwanda, aho basubiragayo hanyuma baza guhura na basi ya Simba. Basi ya Simba yaririho iva Gatuna hanyuma ibasha kubagwira. Aho rero twakiririye aya makuru bikaba yari amakuru atoroshye cyane ko nk'uko muzi iki gihugu cy'Ubugande ni igihugu kinini cyane, rimwe na rimwe ku muhanda imodoka ziba ziwuhitamo iyo atari imodoka itwaye abagenzi muri rusange biragoye kugira ngo ube wamenya amakuru y'icyabaye, cyane ko kugira ngo bivumburwe ko ari abanyarwanda bari muri iyo modoka, naho byabaye ngombwa ko mu kugerageza kubakuraho iyo bisi yabagwiriye rwose ku buryo batatu ari abo bari babashyitsi ndetse n'inzahuke bahise bahasiga ubuzima. Hakaba havuyemo umuntu umwe nawe ukiri muri koma, bimwe umunyarwanda yavuze ngo gukirira hatoya, uwo nawe ameze nka yafu rwose, abaye wakiriye hatoya nka kagafu k'ubugari usanga kasigaye kakiri agafu. Rero uyu mwene data akaba ari umuntu wari uzwi mu gihugu cy'u Rwanda cyane ndetse na hano mu gihugu cy'Ubugande, aho mu ntangiriro z'umwaka uyu turimo wa 2023 aho yarari hano mu gihugu cy'Ubugande yaje mu giterane cyateguwe n'umuhanzi nawe utoroshye hano mu East African witwa Murwanashyaka Theogene, aho icyo giterane cyarimo ibikorwa bimwe bijya guhura n'ibyo inzahare iba ikora mu gihugu cy'u Rwanda byo gufasha abatishoboye, mu gihe hari hashize igihe rwose ariho hakusanywa imyenda ndetse n'inkunga zitandukanye zo kuzaha abantu hariya mu nkambi ya Cyaka.
Zahari rero akaba ari umwe mu bantu bajyaga bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi akaba yatuvuyemo, akaba ari umwe mu bantu bari bakunzwe nk'uko warabanje kubyumva ku introduction, aho yari ariho avuga ati usanga abantu bavuga bati tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ukaba wibaza abo bantu baba bivuga ni igiki kiba kibereka yuko iryo juru bazarijyamo cyangwa se bazarigeramo. Rero uyu mugabo akaba ari umwe dushobora kuvuga ngo rest in peace, cyangwa se tukaba tuvuga tuti bitewe n'imirimo yarakoze ku byiciro bitandukanye ndetse gufasha leta y'u Rwanda, polisi n'izindi nzego gufasha urubyiruko arukura mu gukoresha ibiyobyabwenge. Tukaba rero dufite icyizere yuko rwose yandikishije ku birebana n'imirimo. Rero Theogene akaba nk'uko nari mbibabwira ngo muri iki gihugu biragoye kuba wapfa kumenya ikintu kibaye. Izi basi Trinity, Jaguar ndetse na Volcano zikunze gukorera hano muri iki gihugu cy'Ubugande, rimwe na rimwe usanga zirimo gukora nijoro, ariko biragoye kuba ishobora guhagarara bitabaye ngombwa ko polisi babanza kuyihagarika, wenda bashoferi bakaba bavamo bakajya kureba. Nanone birongeye bikaba ibintu bigoye cyane kuba ushobora kuba basi yaba yagwiriye abantu, yagwiriye indi modoka, ukaba wapfa kuvumbura yuko imodoka yagwiriye yari iyo mu Rwanda. Usibye guhanahana amakuru bikaza kumenyekana ko kuri checkpoint bashobora kuvuga bati hari imodoka imeze gutya na gutya yo mu bwoko ubu n'ubu yari imaze guhita, hanyuma hagashakishwa amakuru ku buryo bwihuse. Rero aho twakirire aya makuru mu rukerera rw'uyu munsi wa gatanu, iyo basi ikaba yari ikibari hejuru, bikaba byageragezwaga kuba bashobora kuba babakura munsi y'iyo basi kugira ngo imirambo ibe yashyikirizwa mu buruhukiro cyangwa se mu bitaro byegereye aho bakoreye impanuka. Rero turaza gukomeza kugenda tubashakira amakuru atandukanye, ngira ngo nzahuke muyizi ku bintu byinshi, aho hari ibintu bimwe na bimwe bantu bakomeje kugenda bamwibukiraho ndetse bazakomeza kugenda bamwibukiraho. Uyu munsi navuga ngo biriho biragaragara cyane ko uyu mugabo arimo amakuru yiwe arimo gutredinga ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko n'ubundi yari umwe mu bantu mu ba pastor mu itorero rya ADPR bakoreshaga izi mbuga nkoranyambaga, harimo cyane cyane urubuga rwa YouTube ndetse na TikTok. Rero mu bantu bakiriye iyi nkuru benshi bikaba byabababaje, bitewe n'uko hari ukuntu umuntu aba yiyasosiya muri sosiyete cyangwa se yaramenyekanye kandi akamenyekana akangurira abantu kuva mu bintu bitari byiza. Birashoboka ko mu gihe uyu Inzahare yatangiraga ibi bikorwa byiwe hari abantu bashobora kuba barabibonaga bakabona wenda yatandukiriye, kuko n'abariya nabo bari mu biyobyabwenge bumva bari mu mudendezo wabwo cyangwa se mu bwisanzure bwabo. Ariko nshimira abantu bakomeje kugenda bamwapreciatinga kugira ngo abantu bahindure culture cyangwa se bahindure indangagaciro, urubyiruko rube rushobora kuba rwavamo abantu b'u Rwanda rw'ejo hazaza. Nzahuke rero
akaba yitabye Imana. Nk'uko mubyumvishije ayo majwi akaba ari ay'umwe hafi mu muryango wiwe, utashatse ko dutangaza amazina yiwe, ariko nkaba gutangariza yuko uko iminsi cyangwa se uko gahunda ziri buze gukomeza kugenda zitambuka, turaza gukomeza kugenda tubashakira n'andi makuru atandukanye. Nkubwira ngo wibuke gukora subscribe, like and share Divine Family TV, tukugezaho amakuru atandukanye ajyanye na gospel, aho byacitse, aho habaye ibidasanzwe cyangwa se hari amakuru y'urujijo, tujya tubasha kubagererayo kugira ngo tubakurireyo ibyo byose, kugira ngo abantu tugende muri gospel hari icyo dufiteho information cyangwa se hari ibyo tuziho bimwe na bimwe. nkaba rero nkwibutsa gusharinga iyi nkuru rwose y'akababaro kenshi ndetse n'agahinda kuri mwene data Pasteur Inzahuke Theogene. Reka dukomeze tugende tubashakashakishiriza amakuru nk'uko twabibasezeranije ko tutazabatenguha hano kuri Divine Family TV. Nkwibutsa ko iki kinyamakuru cya Divine Family TV dukorera hano mu gihugu cy'Ubugande mu mujyi wa Kampala, tukaba tubagezaho amakuru atandukanye muri gospel. Ushaka kumenya amakuru y'abapastoro ba hano mu gihugu cy'Ubugande, ushaka kumenya amakuru y'ama churches, ushatse kumenya amakuru atandukanye yose afatana na gospel, jya ku YouTube yawe wandikemo Divine, nkuko kwandika Divine Family cyangwa se family, ongeraho akajambo TV, ucyandika Divine Family uraza guhita utangira kubona hariya mu ishakiro rwose bayikuzaniye, hanyuma ukirikeho ukore kuri subscribe, ukore hariya no ku ringtone, kugira ngo makuru yose tuzajya tubagezaho ajye abashikaho 5 kuri 5 kandi abagerereho igihe. Turabakunda rero kandi twihanganisha umuryango wa mwene data Inzahuke, umuntu wari umaze kugera ku bintu bishimishije, ku rwego rushimishije, yarageze aho ashobora gutangira kurira nawe indege akajya mu Amerika kuvuga ubutumwa. Yari amaze kugira uburyo abayeho, afite uburyo yitwara, afite uburyo Imana yari imaze kumuha ibimenyetso birenze kimwe, haba ari inzu yo kubamo, ariko ishimye ko imutwara. Reka ro twihanganishe umuryango asize, ntago byoroshye, ndetse twihanganisha n'umuryango nyarwanda, cyane cyane abantu babarizwaga muri industry ya gospel. Imana yo mu ijuru ikomeze imitima yanyu. Divine Family.